Ikaze nanone bakunzi ba GOSAF TV, mbifurize ibihe byiza bijyanye naho muri kuteba muherereye, aherereye mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, mu ntara enye z'igihugu, ndetse namwe ari mu ntara ya gatandatu muri diaspora. Nkunda kubasuhuza cyane abari i Burayi no muri Amerika, ndavuga ko bagikurikira cyane, nubwo muri Aziya naho bakiri bake, ariko namwe mugire ibihe byiza. Muri Oceania namwe ntabwo nabura kubifuriza ibyo byiza byose. Ni GOSAF Good Samaritan Fellowship, ni YouTube channel dusangiraho amakuru, ibiganiro, ubuhamya ndetse n'ibihangano byose bifite aho bihuriye n'iyobokamana ridafite idini, ribogamiyeho. Kuri iyi nshuro turi mu karere ka Rusizi, mu mujyi wa Kamembe, ni mu murenge wa Mururu, aho turi kumwe n'umuvugabutumwa ugiye kutwibwira, hanyuma tugafatanya kuganira, akadugezaho ibyo umwuka wera yamwujije ngo aduhembuze. Tubahaye ikaze. Yego, murakoze cyane. Mwatangira mutwibwira. Tubanje kubasuhuza abantu bose badukurikiye kuri GOSAF TV. Nitwa Niyonzima Thomas, kandi umukozi w'Imana ukorera umurimo mu itorero rya paruwasi ya Kirabyo, akaba ari nawe mudogodo. Ubwo rero umunsi wa none twifuje kuganira ku ijambo ry'Imana. Murakoze kunyakira. Murakoze namwe se turi kumwe. Mbere ya byose turabanza twiragize Imana, dusabe ubushobozi bwo gusobanukirwa ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo tugiye kuganirizwaho, kuko iyo abantu bateranye batya, hari ukuntu Satani nawe yiyemeza guteranya ingabo ze ngo batugabeho ibitero, ariko tukabitsindisha amasengesho. Niyo mpamvu baradusengera, hanyuma dusengera mutangire mutugezeho ijambo mwateguriye. Mana yacu turagushimye, tugushimiye kuri mwiza, kandi neza yawe ntabwo irondoreka. Tugushimiye ukomeje kuturinda no kutugirira neza. Dusengerere ibi bihe twinjiyemo, twirukanye Satani n'ingabo ze, duhamagaye ingabo z'ijuru kugira zitogote, kandi umuntu wese rwumva ubu butumwa turamusengeye kugira ngo neza yawe ikomeze kumubaho. Natwe tugirire neza rero, tubashe kugira ibihe biza muri aka kanya. Tubisenze twizeye Imana mu izina rya Yesu, amen. Apozenze. Okay. Yego, murakoze kunyakira. Tubanje kubasuhuza mwese badukurikiye. Twifuje kuganira ku ijambo ry'Imana umunsi wa none. Tuza gusanga mu gitabo cyo kuva ibice 14, turahera ku murongo wa 19 turageza kuri 29. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cyo kuva ibice 14, murongo wa 19 tugeze 29. Haranditswe ngo, marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava, ajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo, ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba. Ijoro ryose usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri. Amazi hagati yaho yari iri ahinduka ubutaka bwumutse. Abisirayeli bajya ku nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bajya mu nyanja hagati bibakurikiye.
mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'abanyegiputa, bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akururuka aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka barengera akarwanya abanyegiputa. Imana ishimwe. Dushatse tukaba tugarukiye ku murongo wa 25. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana nahaye umutwe by'uruteye gutegereza igicuku cy'Uwiteka. Gutegereza igicuku cy'Uwiteka iryo jambo nifuza ko tuganira, nawe nkurikiye, nawe unyumva. Imana iduhana umugisha. Izi nkuru ni inkuru z'Abisirayeli, ni imirimo Imana yakoze ubwo bari muri Egiputa, bahuye n'ibibagora, n'ibibarushya, n'ibibagerageza, n'ibibahanda, ariko Imana ikagenda ibiyereka uko bwije n'uko bukeye. Dusubiye inyuma gato rero, izi nkuru zirerekana cyane cyangwa zirashaka kutwereka ubuzima bwacu bwa buri munsi, ubuzima bw'umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru, ibikomeye, ingorane ashobora guhura nazo, ariko bikaza gusoza bitwereka ububasha n'ubushobozi bw'Imana mu nzira tunyuramo, uko Imana igenda iturengera. Imana ishimwe. Turaza kwibaza duti ubundi kuki aba Bisirayeli bagiye mu gihugu cya Egiputa byagenze bite? Bajyaga gukora iki? Kuki se byari ngombwa ko bavayo bagasubira bakajya mu gihugu cy'isezerano? Bari bayobowe nande se? Ariko nituza kureba neza, uraza gusanga kugira ngo ubu bwoko bw'Imana bujye muri Egiputa ujye kuba abanyage, hari uko byagenze. Nuza gusoma uzasanga imbere aho Aburahamu yasinzire ku gicaniro, inkongoro zikakigwaho, Imana ikamubwira ngo abazagukomokaho bazaba abanyage mu gihugu cya Egiputa. Bishatse kuvuga ngo izi ngaruka Abisirayeli barimo, urebye icyo gisekuru cyariho ntabwo cyabigizemo uruhare, ahubwo dushobora guhura n'ingorane z'aho dukomoka, z'abo dukomokaho, ariko icyo dushima Imana ni uko itagita abantu bayo. Imana ishimwe. Abisirayeli bageze mu gihugu cya Egiputa bahuye n'ibikomeye byinshi. Bibiliya itwereka ko haje kwima undi mwami utarigeze umenya ibya Yosefu, agira abajyanama bamubwira ko ubwo bwoko bw'Abisirayeli bugenda burushaho kuba bwinshi, bati aho bukera abanzi bacu nibadutere bazifatikanye nabo baturwanye batunyage igihugu. Bacura imigambi yo kubagirira nabi, bacura imigambi yo kubakoresha uburetwa, bacura imigambi yo gutuma batororoka. Ariko nubwo bari muri Egiputa, bari mu buretwa bukomeye, bari bafite isezerano ry'Imana ntirihera. Imana ishimwe. Bari bafite isezerano ry'Imana yabahaye, ibwira Aburahamu, iravuga ngo nzongera ngarura abazagukomokaho, imwereka n'ingabano z'igihugu. Bari mu buretwa, ariko Imana yaravuganye na sekuruza Aburahamu. Imana ishimwe kwigira irindi jambo ryayo. Babaye mw'ubwo buzima. Turi ku ijambo rivuga ngo gutegereza igicuku cy'Uwiteka. Baba mu buzima bugoye, bahuye n'ibicuku byinshi bitandukanye, byinshi. Bahuye n'ibibabaza abagenzi, bahura n'ibibahanda, bahura n'ibibabaza umutima n'umubiri, ariko Imana yari yariteze ko izabarengera. Imana ishimwe. Ndashaka mbanze mvuge kuri bikeya mu bicuku bahuye nabyo.
ubu bwoko bumaze kugera muri Egiputa bwarororotse, ariko hamaze kwima undi mwami utaramenye ibya Yosefu, ashaka kugira ngo batororoka kubacakaza. Nusoma igitabo cyo Kuva igice cya mbere umurongo wa 15, uzahasanga inama Farawo yakoranye n'ibyegera bye, afata Puwa na Shifura barababyaza b'Abaheburayo, arababwira ngo umwana wese uzajya uvuka w'umuhungu w'Umwisiraheli uwo mujye mumwica, ariko nawe umukobwa mumureke abeho. Cyo cyari igicuku gikomeye ku babyeyi, aho ushobora kubyara umwana ariko ntubona amahirwe yo kumurera. Cyo gicuku cyabayeho mu Bisiraheli, umuborogo n'umubabaro ukomeye, ariko Imana itagibura kugira ica muri Shifura na Puwa, ntibagira abo bana nabi. Imana ishimwe. Hari ikindi gicuku bahuye nacyo, Farawo amaze kubona ko ibyo bidashobotse, yigira inama, aravuga ngo noneho niba byanze, yegera abantu be. Nusoma mu gitabo cyo Kuva igice cya mbere umurongo wa 22, uzasanga kundu yaciye iteka akabonga umwana wese w'umuhungu uzajya uvuka bajya bamujugunya mu ruzi. Byari bigoye kubyara umuhungu kiriya gihe, ntabwo byari byoroshye, cyari igicuku cyubi ku babyeyi b'Abisiraheli. Icyo nicyo gihe Mose yavutse. Mose avuka muri ubwo buryo, ariko Imana ikagenda ica akanzu. Imana ishimwe. Nawe ushobora kuba ufite igicuku runaka, ahari ahantu byakuyobeye, ahari aho uri kubona bitari kwemera, ariko ndagira ngo ubwire ngo hejuru y'amateka abantu baca, hejuru y'ibicuku biriho, Imana ijya yitamurura. Bibiliya ivuga ngo hari igihe kurira gushobora kurarira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Imana nishimwe. Cyari igicuku kitoroshye, ntabwo byari byoroshye kubona ubyara umwana w'umuhungu, umwana uje utegereje uwatwise amezi 9, ariko bikaba bisaba ko uwo mwana ajugunywa. Ntabwo byari byoroheye nyina wa Mose. Cyane igicuku yahuye nacyo, ababyeyi murabyumva cyane, murabizi kuntu bigenda, ariko Imana ishimwe ko hari ibicuku giturenza. Haleluya. Amen, amen. Hari ikindi gicuku. Nusoma Kuva igitabo cyo Kuva ibice 2 umurongo wa 23, uzahasanga ukunda Abisiraheli bageze igihe bakaniha, uburetwa bukabarya, inkoni zikabarya, kuba mu matafari bibabera ikibazo, ariko Bibiliya ikavuga ngo banihiye Uwiteka, ngo Uwiteka arabumva. Icyari igicuku cyo gusaba ibyo badafite, ubushobozi bwabo ari ntabwo, ariko banihira Imana irabumva. Imana irabumva, yumva gutaka kwabo, yumva kuniha kw'ababyeyi, kuniha kwabo kugera ku Mana. Imana yumva gusenga kwabo, ngo yibuke isezerano yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ngo ireba Abisiraheli, ngo imenye uko bamerewe. Imana ishimwe. Mana nawe kurebe none mu kuniha ufite, mu bibazo bikwishe, ukuri mutekereza. Igicuku cyabuditse, ibintu byanze, uri gutega ntibijyemo, uri guhagarara mu mayira ukabura inzira, ariko Imana ikurebe mane kumerewe. Imana nishimwe. Amen. Ndashaka mvuge ku kindi gicuku cyageze kuri ubu bwoko bw'Imana. Nusoma igitabo cyo Kuva ibice 12 umurongo wa 7 ukageza ku 12, uzahasanga ibyo Imana yavuganye na Mose. Imana yabwiye Mose amagambo akomeye, iramubwira ngo ujye mu iteraniro ry'Abisiraheli, buri rugo rufata umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene, uribage uwo mwana, izo nyama ziribwe zokeje. Iravuga ngo nibarangiza basige amaraso ku nkomanyirizo z'umuryango, ngo bazirishe imitsima idasembuye, ngo bazirishe imboga zisharira,
bazirye bakenyeye, bakwesa inkweto, bitwaje inkoni, ngo kandi ngo bazirye vuba vuba. Icyo cyari igicuku. Imana yari yatangiye gukora operasiyo yayo, Imana ishimwe. Kuko yabwiye Mose ngo iri joro ngo ndanyura muri Egiputa, Imana ishimwe. Navuga ngo ndahanyura, ngo kandi ngo urugo rwose ngo ndasanga amaraso ku nkomanyirizo z'imiryango, marayika murimbuzi aranyura aha hantu. Cyari igicuku cy'Imana. Imana yaratangiye gukora operasiyo yo kurengera Abisiraheli. Iravuga ngo muri iri joro aho ndasanga ikimenyetso cy'amaraso, marayika murimbuzi arinjira mu urwo rugo, imfura zose za Egiputa, amariza y'intama, amariza y'amatungo. Aho hantu niho byabereye ikibazo. Cyari ikimenyetso cya nyuma kugira ngo Farawo arekure ubwoko bw'Imana. Icyo cyari igicuku cy'Imana. Imana nishimwe. Amen, amen. Haleluya. Amen. Ndimo ndakubwira cyane, birashoboka akumaze igihe kirekire utegereje Imana, urimo wibaza ati bizanyura he, bizagenda bite. Ukaba hari ibicuku wanyuzemo, ugasenga Imana ikakumva, ikakubwira ngo nzabyikorera, ikakubwira ngo nzabigenza neza, ikakubwira ngo hari ukuntu nzitamurura. Ndagira ngo ubwire ngo ihangane, tegereza, haracyariho igicuku cy'Imana. Nani tubonyeho amaraso, ntabwo ducura urubanza rubi, ahubwo twita abakiranutsi. Imana nishimwe. Niko byagenze muri iryo joro, muri icyo gicuku. Marayika murimbuzi yaraje yinjira mu gihugu cya Egiputa, aho atasanze amaraso ku nkomanyirizo z'imiryango. Marayika murimbuzi yarinjiye, yica abana b'imfura ba Egiputa, mariza y'amatungo arapfa, n'umwana wa Farawo apfiramo. Aho niho Farawo afatiye icyemezo, arabafunda barekura mugende. Agira ngo ubwire ngo ntabwo Satani yaturekura gutyo, ariko icyo ngira mutangarize no ko Satani azahora ahomba. Satani azahora ahomba. Twamucitse cya gihe twakiraga kiza, tumucika tubatizwa mu batizo amazi menshi, tumucika twizera imbaraga z'amaraso ya Yesu, tumucika cyage twemera gukorera Imana nubwo hakiri ibidukururukaho, hakiri amagare n'amafarashi bituri inyuma, ariko hari icyo Uwiteka yakoze mu gicuku cya nyuma. Yica abana b'imfura ba Egiputa. Bya niho twaturutse, niho twacomotse. Uyu mwana w'imfura wa Farawo adapfa, tuba tukiri hahandi. Ariko turashima Umwami Yesu wabigenje kuriya kugira ngo natwe ducomokeyo, tuve iwabo w'inyamaswa zihuma. Niyo mpamvu Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera Mana, nkuramburiye amaboko. Nako twibuka Imana yadukuye, tukibuka bya bicuku twanyuzemo, tugashima Imana. Mana nishimwe. Ariko kandi nubona ucitse ku gicuku cy'umwe, ntukajya Satani yakuretse, ajya kurikirana abantu, yakurikiranye buno bwoko kugeza ku nyanja itukura. Niho twasomye hari ukuntu abantu b'Isiraheli bagendaga. Turashima Umwami Yesu, turamushima cyane kubera ko ajya abantu b'imbere yabo, akabakurikirana, akagendana nabo. Bacomotse muri Egiputa baragenda, ubwoko bwa Yakobo buramanuka, ubwoko bwa Isiraheli buramanuka, bageze ku nyanja itukura. Bari bizeye ko bagiye, bari bizeye ko bacitse Farawo, bari bizeye ko bageze kure. Ariko bakiri aho ngaho, Bibiliya iravuze ngo Farawo abatuze, ngo barebe inyuma yabo, babona amashari y'intambara, babona amafarashi, babona ingabo za Egiputa nyinshi zibakurikiye. Ababyeyi amabera arikora, babwira Mose ngo ntitwakubwiye, bireka tugapfira muri Egiputa ko nawe wari harimva, kuruta ko tuza gupfira hano kuri uyu mugezi, kuri inyanja itukura. Mose arababwira ngo mwitinya. Haleluya. Mwitinya, mwihagararire. Nawe ndakubwira ngo witinya. Iterabwoba rya Satani ririho, iterabwoba ry'abadayimoni ririho, ariko dufite umurengezi, dufite Imana, itujya imbere. Ariko n'Uwiteka yabigenzaga mu nkingi y'igicu. Ku manywa ngo yagendaga mu nkingi y'igicu akabajya imbere, nijoro akabayobozi y'umuriro. Operasiyo y'Imana yari yatangiye. Gutinda kw'Imana ntibisobanura ko Imana itariho. Imana ishobora guceceka mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, ukagenda ubona operasiyo zoroheje, ariko buracyadutabaruka. Imana iracyafite imbaraga. Haleluya. Imana iracyafite imbaraga. Bageze aho ngaho,
batakira Mose. Mose arababwira ngo nimwitinya, mwihagararire, mureba agakiza. Mana ishimwe, Uwiteka ari bubazanire none. Abanyegiputa mubona ntabwo muzongera kubabona. Uwiteka ari barwanirire, namwe mwicecekere. Tambara ntabwo ari iyacu, tambara ni y'Uwiteka. Nizaturwanira, ituyoboye ni Isiraheli, nitujya imbere, niturinda, nitugirira neza, niturinda imigambi ya Satani, ikaturinda buri munsi kuko n'umurengezi wacu. Mana ishimwe. Bageze ku nyanja itukura, abantu barataka. Imana ibwira Mose ngo yewe Mose, niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende, nawe urambura inkoni yawe hejuru y'inyanja. Mose akora ibyo Imana imubwiye. Bibiliya irambwira ngo muri icyo gicuku, haleluya, ngo marayika w'Imana wagendaga mu nkingi arahindukira ngo ajye inyuma. Operasiyo y'Imana yatangiye. Mana ishimwe, ngo arahindukira, ahindura uburyo, ajya inyuma, ava imbere yabo, ajya inyuma. Kuri bamwe ababera umwijima, ubwo ni Abanyegiputa, abandi ababera umucyo. Bibiliya iravuga ngo Imana ihuhisha umuyaga ijoro ryose. Haleluya, ihuhisha umuyaga ijoro ryose. Operasiyo y'Imana yatangiye. Nubwo ubona nta kiri gukorwa, ariko mu ijuru hari operasiyo irimo iba. Nubwo utabibona n'amaso, ariko hari icyo Imana iri gukora. Nubwo ubona hari ibitagenda, ariko Imana yatangiye umurimo mwiza muri twe izawusohoza. Mana ishimwe. Nubwo none bitari kugenda, ariko naho uri wari kuhigeza, nuko hari operasiyo y'Imana yatangiye. Marayika ukomeye w'Imana ariwe Kristo yahinduye uburyo. Ajya ahindura uburyo, nicyo mukundira. Intambara zakomeye arahindura. Iyo abanzi bahagurutse afite kundi abigenza, kandi arabareka bakabanza bakaza kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Haleluya. Joro ryose umuyaga urahuha. Ku Bisiraheli babera umucyo, ku Banyegiputa babera umwijima. Bibiliya ngo bashaka ijoro ryose ntibababona. Cyari igicuku cy'Imana. Haleluya. Babashaka ijoro ryose, barakabakaba ntibababona, bakabashaka baraho. Niko abarozi badushaka ntibatubone, niko abagome badushaka ntibatubone, niko abicanyi badushaka ntibatubone. Nuko Yesu yahinduye operasiyo yo kuturengera. Imana ishimwe. Imana igihindura uburyo kugira ngo itabare umuntu wayo. Niko ibihe bidushaka ntibitubone, tugakomeza tukaba imbere y'inkingi, tugakomeza inkingi ikatumurikira, abandi ikababera umwijima. Nuko bijya bigenda, nuko Imana igirwanirira umuntu wayo. Bibiliya irambwira ngo byakona amakuba ku bukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Mana ishimwe. Muri iryo joro, muri icyo gicuku, Farawo yagize ngo ni cya kindi yashyizeho akiteka ngo abana bose b'abahungu bicwe. Biratandukanye. Yagize ngo ni cya kindi yashyizeho, avuga ngo ngabanyije ibiryo, nongereye imirimo, ngiye guhana buno bwo. Icuku biratandukanye. Hari igihe Imana ijya yizira. Haleluya. Operasiyo y'Imana yakozwe iryo joro. Mana iritamurura. Mana ibwira Mose, ntabwo ati Mose, rambura dotaravo, rambura inkoni yawe hejuru y'amazi. Nyanja iratandukana, ngo n'ubutaka burumuka. Mana yakoze umurimo ukomeye aho. Nashima Imana, ntabwo ijya yegeza y'amazi gusa. Mana ishimwe. Igizamura n'ubutaka, ibyo byanava ikanumutsa. Ngo Abisiraheli babukira humutse, ngo amazi buryo n'ibumoso ababera inkingi. Abagenda mu nyanja hagati, kabagenda ku butaka. Inkingi iracyabari inyuma. Haleluya. Abanyegiputa babona inzira Imana iciriye abakiranutsi. Abisiraheli
bagira ngo ni inzira bose banyuramo, ariko ntabwo zari inzira zimwe, ntabwo zari inzira zimwe. Inzira Imana iciriye umukiranutsi ntabwo ariyo nzira Imana umupagani agomba kunyuramo, biratandukanye. Abisiraheli bakomeza urugendo, bamaze kugera mu nyanja, Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yitamururiye mu nkingi. Haleluya, amen. ngo areba abanyegiputa ikijisho. Amushima n'umugabo Yesu, ngo abareba ikijisho, bituma ngo amagare yabo akururuka bigoranye, kuko ari inziga zari zimaze kuvaho. None abanyegiputa bagira iyerekwa, hari aho bajya berekerwa. Imana itangiye intambara yayo, abaturwanya barerekwa, burya nabo barabona, nubwo nta buryo baba bugihari bwo gukira, ariko bajya bagira iyerekwa. Zodetolevoyasi bagira iyerekwa, baravuga ngo duhunge Abisiraheli, kuko Uwiteka abarwanira, akarwanya abanyegiputa. Ariko ntabwo byari bigishobotse, rero amaze kubashyiraho bagomba gucirirwa bugufi. Nuko Imana ikora. Abisiraheli barambuka, bamaze kugera kwambuka, Uwiteka abwira Mose, wongera utunge inkoni yawe hejuru y'inyanja, amazi asubirane. Amazi arasubirana, Farawo arabibona, ingabo ze agiye kubona imirambo hejuru. Mose abona imirambo y'abanyegiputa hejuru, Baroni barayibona, ba Miriyamu barayibona, bayibona ireremba, babona amashare ya Farawo, babona amagare y'intambara, babibona babiri bireremba ku nyanja itukura. Miriyamu atera ikorasi araririmba, aravuga nimushime Uwiteka kuko anesheje bitangaje, farashi n'uwihetse abiroshe mu nyanja. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Miriyamu arabibona, abona Imana ikoze operasiyo ku nyanja, operasiyo ikomeye. Imana iritamurura, Imana iritamurura. Abisiraheli barabibona, ababyeyi barabibona, abagabo barabibona, abasaza barabibona. Imana ishimwe. Babona Imana ikoze imirimo. Cyo cyari igicuku cya nyuma, cyari igicuku cy'Imana, cyari igicuku cyo kurengera basenze, cyari igicuku cyo kurengera abanyamasezerano. Imana yibutse isezerano rya Aburahamu, Isaka na Yakobo, irahagurukiza kurengera ubwoko bwayo. Mana ishimwe. Ntagira nkubwire rero nawe, birashoboka, waba ushobewe, waba uzi ukugira, byaba byakuyobeye, wabona bitacyemera, warasenze umaze igihe, ufite amasezerano, irakubwira ngo nzabyikorera, akubwira ngo njyewe ndi Uwiteka, ikakubwira ngo nzakenyuruza abami ngo ukenyeze. Kwa kundi yabwiye Kuro, Imana ikakubwira ngo nukuri sinzemera izina ryanjye ritukwa. Ariko ukabona muri iyi minsi uko Imana ivugana nawe ahubwo biri kugenda bikomera. Ndagira nkubwira ngo Imana iracyariho, Imana iracyafite imbaraga, Imana iracyafite uburyo bwo gucogora. Yesu ndahinduka aragukunda, Imana nishimwe. Reka guta ibyiringiro, imbaraga z'Imana ziracyariho. Yakoze operasiyo ku nyanja, nawe yakurengera. Imana iri kwimura uburyo, ubwo ubona byakuyobeye, ubwo ubona byanze, aho niho Imana iri gukorera. Turabagabo bo guhamya ibyo, turabagabo bo guhamya ibi. Hari igihe byaduciciyeho, Imana ikitamurura. Hari igihe ibintu byahagaze, tugasenga Imana ikavuga ngo ndaje. Yamara kuvuga ndaje, aho bukajya inyuma yaho wari uri. Ariko hahirwa abategereza Imana, ariko Imana irasubiza. Ntutuke Imana, ntuti Imana, ntujye kure yayo, ujye hirya y'urusaku, guma hafi y'isanduku, itabaza ryawe ntirizime. Komeza usenge winginge, komeza wiringire, igicuku cy'Uwiteka kiriho. Ushobora kuba uri kurira none, ushobora kuba ubuze ukugira, ushobora kuba ubuze ibyiringiro, ushobora kuba wabuze uko ubigenza, ariko hari umunsi w'Imana. Imana izakurengera, Imana izakugerera neza. Tegereza igicuku cy'Imana,
hari igihe ushobora kuburarurira ariko hari igihe uzacya wasetse. Imana iracyafite imbaraga. Ndaje rero nkwinginge mwene data unyumva, reka guta ibyiringiro. Abisirayeli bamaze imyaka 100 bari muri igihugu cya Egiputa bakoresha uburetwa, ariko Imana yibutse isezerano yagiranye na Aburahamu, Isaka na Yakobo, ngo ireba Abisirayeli imenye uko bamerewe. Imana ikorebe muri iyi minsi, Imana ikorebe iki gitondo, Imana ikorebe muri uyu mugoroba, Imana ikorebe muri uyu mwaka, Imana igushireho uburyo. Mareka na hindura operasiyo yo kukurwanira, kandi reka ntibizakugera humura. Nta cyuma azagutwara, nta cyuma ugoma azagutwara, kuko Imana yahinduye operasiyo yo kurwana. Ndagira ngo ngutegereze igicuku cy'Imana tuve mu masezerano. Imana nishimwe, nagushimye wumvishe ubutumwa, kandi Imana igukomeze, Imana ikugerere neza, ugwize imbaraga. Nubwo uri muri baka, Bibiliya iravuga ngo abantu b'Imana iyo bageze mu gikombe kitwa baka bagihindura amasoko, kandi uko bagenda bagwiza imbaraga. Gwiza imbaraga rero, reka ukomeze ugira ibyiringiro, komeza wizera Imana, Imana izaturengera. Urakoze gukurikira ubutumwa, kandi ndangije gushimira ku mwanya utanze kugira ngo wumvire ivugabutumwa. Imana nikugirire neza. Tegeza igicuku cy'Imana, Imana izitamurura, Imana izarwara intambara ikomeye, Imana izakurinda, Imana izakurengera. Ugira amahoro ya Kristo mu izina rya Yesu Kristo, amina. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Ngira ngo turi mu minsi igoye umubiri ndetse ikagwa n'ubugingo, kubera ko turi mu gihe cy'impagarara isi yose irimo, aho abantu bavuga bati mu gihe ijuru itaratabara wenda bene wacu bakomeye badufasha, ariko ibintu birakomeye ku isi yose ntaho gutakira keretse mu ijuru. Ariko nanone twagera twavuga ku mubiri twaga kuri roho. Iyo burya tuvuye ku bijyanye n'ibiri kurushya umubiri turimo mu iyi minsi, no kumva ngo insengero zigihari, kumva ngo guterana ntigushobotse, abajya bajya mu butabara bizi ko ubu ngubu ari ikintu kigoye cyane. Abantu basa nkaho bari cyangwa se isi n'ibihe biri gukuparezo hagati y'Imana n'abantu, kandi tukaba turi mu gicuku gishobora kuba ari icyanyuma cyangwa se gifite n'ibindi bikiri imbere byinshi. Abantu iyo batari imbere y'Imana bakunda kubura amakuru. Ukaba bavuga ati aho byahereye, ako badukoronije aho muri seno turi, kugeza ubwo abantu bajugunywe mu nzuzi, kugeza ubwo bishwe, kugeza ubwo ndetse n'Imana yahanginangije Farawo ku byago 9 wenda kujya ku cya 10 ntiyumve. Aho ngaho umuntu uri mu mubiri aba ari kumva ko ibintu bisa nkaho ntabyo cyangwa se Imana itari gukora. Niyo mpamvu ngize ngo ngusabe tugana ku musozo udusengere twebwe abumvise buno butumwa zakurikiye GOSAF TV, tugira amakuru yaduhesha no kwihangana. Kuko ushobora kubura aha ngaha utegereje imodoka ikuzaniye ibyo kurya, ukaba wamenya ko ikiri mu mbasi giko cyambu, ukaba wanakiye bugapfa. Ushaka kumenya ko ubu ngubu gisegere kilometero 1 ugatugira imbaraga ugahaguruka, kubera ko guhura n'Imana kwabaye guke muri iyi minsi. Abantu nta makuru bafite. Ndagira ngo dusabire Imana itwegere, dusanga aho twahuraga hahenshi ntahari, ndetse n'imbaraga zabaye nkeya, hanyuma ntituze kuva mu murongo ngo tumere nk'ababwiraga abantu bati ko tudapfa gupfira basi mu Egiputa tuze gupfira ku nyanja. Ndagira ngo dusoze udusengera. Yego, murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Ariko umbwira abakunzi ba GOSAF TV, Yesu yigeze abwira Umusamariya, aramubwira ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo basenga data by'ukuri batamusengera kuri uyu musozi, ahubwo bamusengera ukuri no mu mwuka. Birashoboka cyane ko aho wateraniraga hashobora gufungwa, ariko ntabwo imitima yacu ifunze. Imana iracyavugana natwe. Turacyumva amajwi y'Uwiteka muri twe, turabyumva umwuka abwira amatorero. Imana yagusura mu nzozi, Imana yagusura mu bihe bitandukanye, Imana yakwireka mu nzira. Data aracyakora. Wenda mbere yuko dusoza kugira ibyo turinda ku masengesho, abantu badukurikiye bafite ibibazo, ibyifuzo, imihamagaro, umuntu ashobora ati nshaka guhura n'umuvugabutumwa runaka, na wa muntu twamye tubwira adukomeza kujyanye no gutegereza ijoro rya nyuma,
nimero umuntu ashaka kubabonaho bakeneye kuba icyo babaza cyangwa se babafasha cyangwa basobanuza gutyo ni izihe? Nimero yanjye nababwiye ko nitwa Niyonzima Thomas, deperi Kirabyo, telefone yanjye ni 07 83 70 174. Ndumva iyo telefone ariyo mbonekaho, ibindi Imana iduhana umugisha buno twanira tuzabimenya byose. Mureke rusenga Imana rero, kandi tubifuriza gutegereza igicuku cyo witeka. Imana izitamurira ku ruhande rwa buri wese. Imana nishimwe. Imana ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Imana yacu bwite, ise umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye mu izina rya Yesu kubera ko duhaye aka kanya kugira ngo tuganire n'abumva ijambo ryawe, tuganire n'abakunzi bawe, tuganire n'itorero ndetse n'isose muri rusange iby'iri jambo ryo gutegeza igicuku cyawe. Buri wese Mana hari igihe ababona agezaho hacuza umwijima, ariko nukuri turabizi ko itabaza ryawe rikiriho. Nujya umurika mu mwijima, Bibiliya yarambwiye ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byacu, kandi rijya rimurika mu mwijima rigakesha ijoro, rimurika hacuza umwijima. Nukuri turagushimye rero muri iyi minsi turimo, kuko uri Imana igitugirira neza, kandi dusengeye mwami wacu abumvishije ijambo kugira ngo imitima yacu, imitima yabo imenekere imbere yawe, basubizwemo imbaraga, bongera bakugirira icyizere. Kandi biragaragara ko misi ya none hari abantu benshi bavuga ati Imana yacu iri he, Imana yatubwiye iri he, ko tuyebuze. Ariko kandi wavuze ko Mana utari kureba buri wese, ko washimye ko buri muntu wese yagukoraho akabakabye. Iyo mpamvu natwe tukabakabye muri uyu mugoroba, kugira ngo urengere uyu mubyeyi, urengere uyu mugabo, urengere uyu musore n'inkumi bagukeneye bifuza kukubona, urengere barimo baguhamagara Kristo, urengere itorero, urengere igihugu cyacu, urengere isi yose muri rusange. Ngaho rero duhe gutegereza, kandi uduhe imbaraga zo gutegereza ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe. Ngaho korana natwe by'ubutwari, kandi dusenge ni GOSAF TV kugira ngo yagure, kandi uyagurira amarembo mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rikomeze kogera binyuze muri yo, ureke twe tubure, ahubwo Yesu yamamare. Urakoze kuko uri Imana itwumva. Byose tubyambaje twizeye, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze. Amen.